Haleluya, haleluya. Katuzamura amaboko dusuhuzanye. Suhuriza uwo mwegera mbwiturevera kuramukije mu izina rya Yesu. Kansabe kuri ku buhanga bw'ibyuma banzamure kandi bishoboka n'amatara bayacane ngira ngo baducanira amatara yose. Ndashima Imana muri uyu mugoroba ko Imana yantunze inkoni ngo barijyuza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nshimiye abayobozi b'urubyiruko ariko nshimiye umushumba mukuru. Ibi byose bituruka muri viziyo ye, natwe kugira ngo tube turi abakozi b'Imana niyo viziyo. Ndagira ngo dukomere Imana amashyi nawe tumushimire. Uyu mugoroba ntewe iteka n'Imana yo kubaganiriza cyangwa se kubigisha. Ndagira ngo buri wese abumbure Bibiliya ye. Ndabizi ko mufite zikoreshwa n'amatelefone cyangwa ziri mu matelefone abenshi, kandi nabyo turabishimira Imana ko dusigaye tuzigendana bitatugoye. Byabanje kujya bigorana ariko ubu ntabwo bigoye. Bwira mwene so ngo ntibikigoye. Tugiye kuganira ijambo ryitwa agakiza. Tugiye kwiga agakiza cyangwa salvation. Tugiye gusoma amagambo. Ndagira ngo udufasha gusoma ninde? Olivier aramfasha gusoma mu gitabo cyo kuva igice cya 14 umurongo wa 13. Kuva 14 umurongo wa 13 turasoma ahantu hane. Kadusome igitabo cyo kuva ibice 14 umurongo wa 13. Aravuze ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Amen. Samueli wa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere. Dusome Samueli wa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere gusa. Maze Hana arasenga ati, mutima wanjye wishimire Uwiteka, ihembe ryanjye riyishyire hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Amen. Kuko nejejwe n'agakiza kawe. Amen. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 9. Kadusome Zekariya igice cya 9 umurongo wa 9. Bibiliya yavuze ngo, nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi, agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Soreza muri Luka igice cya mbere umurongo wa 77. Luka igice cya mbere umurongo wa 77. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo, no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. No kumenyesha abantu be. Subiramo. No kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Amen. Twese twikirize ngo amen. Muri urubyiruko ndeka mbumve muri ti amen. Amen. Ongera ubwire mwene so ngo uhawe ikaze ku ijambo ry'Imana. Umuntu agiye kwitegereza cyangwa se agapfa gusoma kuri biriya byanditse, yagira ngo ijambo tugiye kwiga ni ijambo ryoroheje.
iri jambo agakiza, abazagira amahirwe yo kujya mu ishuri rya teoloji, hari igisata cyangwa se ishami rya teoloji ryitwa teoloji systematique. Iryo shami rimamo ibyo bita diviziyo 10. Izo diviziyo 10 hakaba harimo iyi ngiyi yitwa agakiza. Abanyeshuri bayiga amasaha 320. Mwumva uko iremereye. Kuyiga no kwicukumbura, umunyeshuri uyitsinzwe asubiramo. Iyi nyigisho yateguwe igiye kwigishwa muri uku kwezi kose. Ndagira ngo ngusabe uko bizagushobokera utagize birantega, uzakurikirane abigisha bose bazigisha iyi nyigisho. Ni inyigisho y'ingenzi kuko kuyisobanukirwa bituma umukristo akira ubwoba. Murabizi muri uru rugendo tugira rwo kwizera harimo umwambi wa Satani witwa ubwoba. Rimwe na rimwe umuntu akishidikanyaho, ntamenye uwo ari we, ntamenye n'icyo yahawe. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa agakiza akira ubwoba. Bwira mwene so ngo muri iki cyumweru, muri uku kwezi uzakira ubwoba. Mumbwire tuzakira ubwoba. Kandi imuhesha guhamya adashidikanya, ashize amanga, akabwira abantu ibyo yakiriye n'ibyo yemeye. Ntabwo ari inyigisho yigwa umwanya muto, kuko ari ngari cyane kandi ikaba ifite ibyumba byinshi byo kwinjirwamo. Icyifuzo mfite rero, ndifuza ko cyane cyane mwebwe urubyiruko, iyi nyigisho yababera imbarutso y'ububyutse bwo mu mutima n'amahoro n'umunezero. Komera Imana amashyi. Ese agakiza ni iki? Cyo ni icyambere. Ibisobanuro byuzuzanya kandi bitandukanye biraduhesha kumenya neza icyo agakiza ari cyo. Muri dictionnaire hari ijambo bakoresha, ndagira ngo uzi gusoma icyongereza neza amfashe. Ari insomere riri hariya, barinshyirireho. Yego. Salvation is the act of being saved or delivered from harm, danger, or destruction. Somye neza cyane nk'abahango ongera. Mutege amatwi mwumva uko ashogota. Salvation is the act of being saved or delivered from the harm, danger, or destruction. Sobanura mu Kinyarwanda. Agakiza ni igikorwa cyo kubohora umuntu, kumukura mu kibi cyangwa se icyamwica, destruction. Agakiza, genda buhoro uvuga ijambo kurindi. Agakiza ni igikorwa cyo gukizwa cyangwa kubaturwa mu mibabaro n'akaga ndetse no kurimbuka. Nimujya kureba muzabona impamvu umuntu azagahagarara hano yajya gushima Imana ko yabyaye umwana w'umukobwa, akabanza akatubwira ngo mbere ya byose mumpere Imana icyubahiro kuko yampaye agakiza ku buntu.
agakiza ni igikorwa cyo gukizwa cyangwa kubaturwa mu mibabaro n'akaga ndetse no kurimbuka. Mbariza uwo mwegeye ngo wahawe agakiza, murebe mu maso mubaze uti wahawe agakiza. Gikorwa cyo kubaturwa cyangwa kuvanwa mu mibabaro. Mu gisobanuro cya teoloji nacyo umva uko kivuga. Dusomere nanone. Salvation is the deliverance of humanity from sin, error, and separation from God. From sin, Error and separation from God. subiramo nanone. Salvation is the deliverance of humanity from sin, error, and separation from God. Abizi icyongereza njya kubasaba gusubira muri ya jambo bose. Ngaho ni mutugende twese kandi muri bato tugende rimwe kabiri gatatu. Salvation is deliverance from sin and separation from God. Wabaha amanota bamwe bagenda babona rimwe n'igice. Mu Kinyarwanda ngo iki Fabrice? Agakiza ni ukubaturwa kwa kiremwa muntu, akavanwa mu byaha, akavanwa mu maboko y'umwanzi no mu butandukane bwe n'Imana. Agakiza ni ukubaturwa. Icyo twakorewe kirakomeye cyane. Umuririmbyi yavuze ngo twari imbata za Satani, twari mu mibabaro. Ngo atubohesheje n'ingoyi, ngo Yesu aratubohora. Agakiza ni igikorwa cyo kubaturwa, kugirwa umudendezo. Umuntu akabaho atikanga ikibi, umuntu akabaho atagenda n'ipfunwe, umuntu akabaho atagenda n'umubabaro, ahubwo akagenda yemye ateze amaboko ashima Imana. Akenshi usanga abantu bagenda n'isoni n'ubwoba n'ipfunwe kubera kutabaturwa. Ariko umuririmbyi yavuze ngo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu Kristo. Ababatuwe tuzamura Imana icyubahiro. Twarabatuwe rwose. Agakiza ni deliverance. Bya bindi byo kuvuga ngo umuntu bamusengeye araruka ntabwo ariyo deliverance. Ahubwo agakiza niyo deliverance. Ni ukubaturwa kwa kiremwa muntu, akavanwa mu byaha, akavanwa mu maboko y'umwanzi no mu butandukane bwe n'Imana. Baherutse kunyuzaho akaririmbo, sinzi niba mwarakabonye, kavuga ngo ibirimo Imana ibirimo ibiguhagaritse umutima Imana. Noneho bakarimbye hari umwana waguye muri Nyabugogo. Uwo mwana hari habaye imvura nyinshi, sinzi ko hari abakabonye. Noneho sinzi uko yaje kwisanga ari muri cya kiraro cya Nyabugogo hasi, ahagaze ku ibuye, amazi ari gutemba menshi yenda kumutembana. Abantu barashungera, abantu babura icyo bakora. Haza abantu b'abasore ngira ngo 4 bafaburika ikintu cyitwa urwego, baramanuka bajyamo. Umwana baramubwira ati ukomere ntugire ubwoba, uhagarare hamwe turagutabara. Baramanuka bakoze gikomando, bagezemo umwana baramuterura bamushyira ku mugongo, uwamuzamukanya amukuramo amugeze imusozi. Abantu bakoma amashyi. Niho baririmba indirimbo ngo ibiguhagaritse umutima Imana ibirimo. Agakiza gasobanuye icyo. Ni igihe umuntu ari mu kaga, igihe umuntu ari mu ngorane, igihe umuntu agomba no gupfa, igihe umuntu yihebye, Imana ikamwohereza ubutabazi, akazamuka akavamo. Abakijwe bazamure haleluya twumve. Byari bikwiye ko dutura amaturo y'ishimwe kubera agakiza twahawe.
twongeye tuzamura Imana icyubahiro. Nanone kandi nibutse umudamu batubwiye yari amaze igihe abyaye afite uruhinja mu nzu. Igihe kigeze ngo ajya kuvoma, niba yaragiye kuvoma, inzu yabo ifatwa n'umuriro irashya, kandi umwana ngo ari mwari. Abantu baraza bakurura ibintu, bakura ibintu muri saro, amateleviziyo, amameza, ariko ntibajya mu gitanda ngo bajye kureba ko hariyo umuntu. Umuriro uraka, ibintu barabisohora babita hanze. Mama w'umwana aje ageze ku irembo abona inzu yafashwe yakongotse, ahita baza ati mwankuremo umwana bateshwe. We ariruka aca mu muriro, aragenda agize amahirwe asanga umwana aracyariho, amuryama hejuru, aza kururuka ameze atya, amakara amugwa mu mutwe no mu mugongo, aramwotsa ariko amugeza hanze ari muzima. Agwa nk'ahariya, umwana aba muzima. Abavuze agakiza nuko babigereranya. Yesu yasanze dupfuye, ibyari biduhanamiye byari byinshi, ibyari biduteye ubwoba byari byinshi, aritanga ajya ku musaraba aduha agakiza. Twebwe turahaguruka turagenda, nawe asigara apfa urupfu rubi. Dukwiye kumukomera amashyi, yakoze igikomeye cyane. Mu magambo ahinnye ibisobanuro by'agakiza ni icyo bivuga, ni deliverance. Ndashima Imana yampaye agakiza nanjye, kandi ashima Imana yakampaye nkiri umujene. Nahoze ndeba agafoto kanjye nakoze ubukwe kari hariya, abagashaka muze kuza mbere. Nari agasore baba we, uragira ngo nawe mfite izi njebejebe. Ni agasore gahagaze neza, gadafite n'ibyanwa byinshi, ariko agasore k'akanyabyaha, agasore kagendana esanse mu kanwa na peteroli. Naba narakaye nkayigendana mu kanwa, nkayivuma umuntu mu maso, ngacana ikibiriti nkamutwika. Bwira mwene so ngo ibyo uriya musaza yarabikoze. Ngahumiriza kugira ngo abakobwa bose batonde umurongo bandamutse. Muzi ko nanabikoze madamu wanjye akiga, ntazi ko tuzabana. Nkagenda mumirije, ni mwese umurongo, mwese muramutsa rwibasira, mwihuta 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 mwihuta, ntarahumura. Umusore w'umunyamafuti, umusore w'umunyarugomo, umusore agomba gufatwa agafungwa, umusore agomba gufatwa agakatirwa amezi cyangwa imyaka. Ndashima Yesu Kristo ko muri iyo denja narimo hasi yo ngiyo yohereje ukuboko kwe. Haleluya, haleluya. Aranzamura arambwira ngo ngwino mwana wanjye ndagucunguye. Komera Imana amashyi mwene data. Njya nibaza ngo yatantabara biba byaragenze biti. Akwiye kugutabara aho ugezaho. Abatabawe tumuzamure icyubahiro. Wenda we ntiwabikoze nkanjye, ariko ibyo wakoze byose byari ibyo kukwicisha, ibyo wakoze byose byari ibyo kugukatishiriza urubanza rwo gupfa. Ariko Yesu Kristo yaguhaye agakiza, niyo gituma wicaye mu nzu ye. Ndagira ngo umukomere amashyi menshi, umukurire ubwatsi. Turashima Yesu cyane, kandi ashima Yesu wanyoboye inzira y'agakiza. Kiri muri ibyo, nibwo nagiye kubona mbona umwana w'umukobwa aje kundarika. Kubera ko nakundaga abakobwa rero birenze, sinamenya niyanjyanye, sinabyitaho. Abantu ubwambwiye tugende tu, arantwara. Kareka nkubwire
kubera gukunda abakobwa cyane sinibaza iyo njyanye hari ku cyumweru nka 2:00 ngiye kubona ngejeje mu rusengero mpagara ku muryango nanga kurwinjiramo wumve waragenda aricara anteza umuprotokole w'umukobwa buri hari abahungu baza hano muri urusengero cyo kora si muri mwe bafite amaso 2 ane nako ngiye kubona amararo umukobwa uje kubwa azaseka mwenyura jya ambwate ntimwakunda se mukaza kwicara gusa ibyo byonyine biba bimpumya amaso wa mugarito ndawureka ndinjira erega mfata n'ukuboko aratwara neza ageza ku ntebe ndicara ansigaho rero je nari nzi wenda ko ageramo akanyicara iruhande ako ndavuga nti tureka ndeke ibi bintu ndebe iyo bijya mite ngenda bararirimba indirimbo ivuga ngo nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi ngo sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru ngo yambohoye ingoyi zose nari mfite ngo none nsigaye ndirimba Yesu ngo ni igitangaza pe ngo ni igitangaza kuko Yesu yancunguye ngo umwuka wera niwe ujya unyobora baririmbye ngiye kubona mbona wayiririmbaga arimo arazamuka agakoza umutwe hejuru akamanuka higisha umudamu nanone wumva igitangaza arigisha maze aramanukura koko avuga ngo wewe wananiranye wewe wabaye rutare wowe inzoga zabujije amahwemo uyu munsi ni umunsi w'agakiza kawe agiye gusoza avuga ngo none rero haguruka agira gutya ngo haguruka wagira ngo hari yanshyizeho ikintu ako kanya ndahaguruka mbi inyuma ndaza ndapfukama aransengera yirukana imyuka mibi ndashima Yesu kuva uwo munsi ntabwo namenya aho inyota y'inzoga igiye ntabwo namenya aho rwa rugomo rugiye ahubwo ninjiwemo n'icyankoreye deliverance iyo myaka 10 n'ingahe nari imaze icyo gihe kingana gityo nari imaze ndi ikinani naragoramye ndashima Imana agakiza kinjiye muri je gakora deliverance mu buryo bwa bucece gakora deliverance nta rusaku gakora deliverance nta nduru gakora deliverance mu mutima wanjye ngiye kumva no mu mutima urahindutse haleluya haleluya ngiye kumva no mu bugingo bwanjye buhindutse ukundi ndataha ngeze mu rugo barabibona nyuma y'iminsi 2 barabibona nyuma y'icyumweru barabibona mama arambwira ati ntabwo uzabishobora ndambwira nti nzabishobora icyari cyangezemo nagakiza ndashima Imana y'amagakiza mbabarira ukomera Imana amashyi menshi igisobanuro cy'agakiza ni deliverance bwira mwere songo ni deliverance ndatangariza abananiwe ndatangariza abagenda ukundi bakiri muri urwo rugomo ndatangariza abakora ibyo bumva nabo bibatera isoni mwari muzi ko umuntu akora ibintu yageraho akigaya kavuga ati binkoze ni ibiki uzi ko maze ngiye kurambagiza iriya nshuti yanjye naribaje niko namuhohoteye nkamukorera urugomo aho azanyemera zambaza ibyo ari byo aricecekera uwabaki ntacyo yambwiye kubera ko tutanavuganye nakoresheje telefone nako nakoresheje ibaruwa ndamwandikira nkunda kubibabwira ni kuri Mukakigeri nkunda cyane n'ibindi nk'ibyo ngibyo tumaze kubana tumaranye ngira nk'umwaka ambwira atari ko burya wigiraga ibiki ndamwanira shimana ko byarangiye muzi ko hari abarinda bakora bakabagaho bagikora ibyo muzi ko hari abarinda bakora bakabagore bagikora ibyo abatarabona agakiza bose banimbata nta mudendezo barabona turashima Yesu waduhaye agakiza ku
mu ijambo ry'ikigiriki harimo ijambo bita sozo. Agakiza bakita sozo. Sozo igizwe n'amagambo ane. Icyambere ni ugukira icyaha, gukira indwara, gukira imivumo na karande, no gukira intimba zo mu mutima. Nicyo bisobanura. Abagiriki barisobanuye neza mu buryo burambuye. Baravuga ngo agakiza ni ugukira icyaha bwa mbere na mbere. Kandi icyo ni nacyo gikomeye kurenza indwara, kuko indwara ushobora kuyirwara ukayikira, indwara ushobora kuyirwara bakakuvura, ariko icyaha bene data muzi ko gifata umuntu kikamugira imbata. Muzi ko umuntu aba imbata y'itabi rikazamwica. Muzi ko umuntu aba imbata y'ibiyobyabwenge. Sinzi ko murabona abasore bamwe bazezengeye, bahindutse zezenge kubera ibiyobyabwenge. Se muragira ngo ntidufite impamvu? Ntabwo mufite impamvu yo gushima ikomeye. Hari abantu bazezengejwe n'ibiyobyabwenge, batagikaraba, batagisokoza, basigaye bati nkonda kandi ari abajene. Basigaye bagenda ukundi kandi ari ugasanga umuntu yarahengamye yagendaniye ko. Ariko turashima Yesu. Agakiza icyo gakora ni ukubohora umuntu, gukira icyaha, gukira indwara, cyangwa se gukira imivumo. Nsomera muri Yesaya igice cya 10:27. Yesaya 10:27. Kadusome Yesaya ibice 10:27. Uwo munsi Tusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwaho no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Amen. Ongera usubiremo perezida we. Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga, uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwaho no ku buretwa bagushyizeho. no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Umutwaro baguhekeshaga, hano ijambo bakoresha ni cya giti bahekesha bazirika ku nka zihinga. Ngira ngo babonye inka zihinga zifite igiti kiba kiri aha ngaha kiremereye cyane, zikururiraho isuka zikoresha. Nicyo bageranije hano. Iyo umuntu akiri mu byaha aba afite umutwaro uremereye cyane, ushobora no gutuma yiyahura, ushobora no gutuma yimanika, ushobora no gutuma yishora mu buraya, ushobora gutuma yishora mu bwomanzi, kubera umutwaro ahetse. Jewe ntabwo nigeze ntekereza ibyo kwiyahura, niyo nasindaga nararirimbaga, ariko nkaririmba indirimbo z'amafuti nyine, namwe murabyumva. Kandi nagiraga amayeri yo kunywa, niyo ntafite amafaranga yo gusengera, ninjiraga mu kabari nkatangira nkazana ibyahewaye. Banisha ejo bundi haherutse kuba ibintu we nkashyushya, batangira guseka bameze gutya, icupa nkaba ndariteruye. Imitwaro, hari imitwaro twahetse, hari imitwaro twikoreye, hari imivumo twavumwe n'abatubonye uko twari tumeze, kandi iyo mivumo yari kudukurikirana, kandi iyo mivumo yari kutubaho. Mivumo ya ba masenye na ba data wacu iyo yari kutubaho, ariko agakiza umurimo kakoze
tuzamure Imana icyubahiro. Agakiza umurimo kakoze, kadukuyeho umutwaro baduhekesheje, ibyo baduhekeje byose Satani yaduhekeje. Agakiza kabidukuyeho turema, yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twema. Dukomere Imana amashyi menshi. Ndagira ngo ababatuwe bagakurwaho imitwaro tuzamure haleluya imbere y'Imana. Abasore babatuwe n'abakobwa bazamure haleluya. Twari duhetse imitwaro, twagiraga n'ingeso yo guterura abakobwa. Ngira ngo ubwo buhamya sinzi ko nawe umunsi umwe tujya guterura umwana w'umupasiteri, ngenda n'umuhungu witwa Kayibanda, tugenda twafunze kaci. Tugezeyo tunyura ku rupangu tugeramo imbere, ngira Kayibanda ntabari wo mufata, yitwaga Kampiri, genda gutera puyi ariko wo mufate. Kayibanda aragenda aramufata, ntiyamenya ko yari afite mukuru we w'umujandarumekazi, ntiyamenya ko yaje muri vacances, ahita amufata. Ngiye kumva ngo Rwibasira we ngo baramfashe, yama mba ndasose rimwe hagendaye. Murumva feriye baje kuyinshyiramo nyine nari nyirimo, irakomera zurungutana. Imana irankingira ntibyagira icyo bintwara, ariko ngarukira kuri Kombo. Twikoreye imitwaro y'urugomo, twikoreye imitwaro y'ibyaha, ariko ndashima Yesu Kristo. Ndamushimira ko amaraso yamennye, ndamushimira ko igitambo yatambye, ko aricyo cyampesheje agakiza. Nkabivamo ntapfuye, nkabivamo ntafunzwe, nkabivamo none nkaba ndi umukozi w'Imana. Ndashima Imana. Mbabarira ukomera Imana amashyi menshi. Agakiza ni ugukurwaho imitwaro. Biranashoboka ko waje muri iteraniro ariko wenda ugifite imitwaro. Ariko reka nkubwire, uyu mugoroba kubera umugoroba w'ihumure, uyu mugoroba kubera umugoroba wo kwakira agakiza, Yesu aragatanga. Somera muri Yesaya igice cya 61 murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Tukasome Yesaya 61 murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Umwuka. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo muheshe icyubahiro. Amen. Agakiza ni ugukira imvune zo mu mutima. Muzi abantu hanze abagendana imvune mu mitima. Wagira imvune y'ukuboko, wagira imvune y'ukuguru, wagira imvune y'urundi rugingo, ariko imvune y'umutima nta muntu n'umwe wayivura. Kandi umutima uvunwa n'amagambo bakubwiye, uvunwa n'ibyo bakwatuyeho, uvunwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko turashima Yesu ko agakiza kavura imvune zo mu mutima. Uyu mugoroba ndakwifuriza gukira imvune yo mu mutima. Niba hari imvune yo mu mutima ufite wavunitse, agakiza karakomora, karakuvura, karakunga. Komera Imana amashyi. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe. Wumva aboshywe, Imana iramugira free, aragira umudendezo. Agakiza katugira abo umudendezo.
twajyaga tugendana ubwoba. Iwacu ni mu Gisaka, twajyaga tugendana ubwoba, bya bindi byo mwumva ngo abantu bagenda ku gataro n'iki byose. Nubwo mwumva twidaramanzaga gutya, ariko twagiraga n'ubwoba. Kavuga uti munsi nahuye nabo saa 8 z'ijoro. Ariko icyantangaje, tumaze gukizwa, tumaze kwakira agakiza, ubwo bubata bw'ubwoba bwaragiye, twarabohowe, turatinyuka. Ukumva witwaje izina rya Yesu, ukumva witwaje imbaraga zaryo, kandi iryo zina ryaraturinze, iryo zina ryatumye dukomera. Agakiza katumye dushira amanga, agakiza katumye duhamiriza ab'iwacu, agakiza katumye duhamiriza ababyeyi, agakiza katumye duhamiriza abavandimwe. Ndashima Imana ko abo bose abenshi barakijwe biturutse ku gakiza Imana yaduhaye. Iyo umuntu ahawe agakiza ashira amanga, iyo umuntu ahawe agakiza ashira ubwoba, arahamya uko byaba bimeze kose. Ndakwifuriza agakiza ka Yesu. Vuga ngo amen. Ntabwo iri jambo agakiza riri ryonyine, ahubwo rihagaranye n'andi magambo 4. Irya mbere gukiza, to save. Irya kabiri to be saved, cyangwa gukizwa. Irya gatatu agakiza, salvation. Irya kane umukiza. Igikorwa cya mbere ni ugukiza. Icya kabiri ni ukizwa. Ninde ukizwa? Hakizwa umunyabyaha, hakizwa ukwiye gukizwa, hakizwa uri mu kaga k'ibyaha. Kandi mureke mbabwire, niba hari ibintu biremereye, haremereye ibyaha. Haremereye ibyaha pe. Iyo dutanga ubuhamya, bamwe batabigendemo bagira ngo byari byoroshye. Twabikubitemo ngira amahirwe sinakuka amenyo. Munsi umwe ninjiye ahantu muri bare, haberagamo ibitaramo bya nijoro bya night, byo bitaga disco night. Ninjiramo ntatanze amafaranga. Akuze urugomo nagiraga. Ninjiyemo ntatanze amafaranga. Ndagenda ndapenya ndinjira. Harimo ababawusa sinabimenye. Niko musigaye mu bitango n'ababawusa. Bya bisore by'agatuza. Umwe araza amfata atya. Wati we aterekana itike. Ni aterekana itike. Nitike. Erekana nitike. Ati nyereka itike kuda abakubise urukiko pa ngiye kubona mu imirimo by'umuriro go. Nimba bari nzaza nkorope. Ndashima Imana ko ntakutsa amenyo, yenda ari kunkubita n'ikofi ngakuka amenyo. Agakiza katubatuye mu bubata bukomeye cyane. Undi munsi umuntu arambwira ati umuntu yanyibye uzaza umbera umugabo ku rukiko. Hari ibyo bitaga ngo ni station judiciaire, ikorerwagamo n'abahungu b'abasirikare bakomeye. Ndambwira nturame cyati ndakugura inzoga, ngura nzaza mbihamye ko namubonye. Ntawe nabonye. Erega bene dati y'umuntu atarabona agakiza abari mu bintu utamenya, nk'ibyo nawe wabayemo cyangwa urimo. Ndayinywa ampa n'amafaranga 20, inoti ya 20 muri 78, ntimugire ngo yari make. Umunsi wo kujyayo rero ngiye kubonamo n'abanyohereje ubutumire bwo kuza guhamya. Ngo ngereyo ndinjira. Ninjiye nsanga wari ubishinzwe n'umusirikare, yari umukapiteni, afite n'imbunda ku meza. Yitwaga Rudakubana, komanda Rudakubana. Baba we yandikishaga imashini amaze ngo
witwa nde? Sinumva, umutima wanjye wari uri gutera gutya, gutera mu matwi. Witwa nde? Reka da, sinabyumva. Witwa nde? Avuga gatatu, sinabyumva. Yihura amaso ngo uri muzima cyangwa warasaze. Ndamwana mbare nkubwire nyakubahwa, ibi bintu uyu mugabo yabinshoyemo rwose ntabyo nabonye. Ati ntiyabinshoyemo, wabyemeye ute? Ntiyaraje aradusengerera, ndayavuga ya nyakurekwa ndatokoromwa, arambwa ngo sohoka ngo hinjire undi. Ndasohoka nibwira ngo bambwiye ngo ntahe. Ibyaha bikoresha umuntu n'ibyo atakwiye gukora. Ariko turashima Yesu cyane. Aho hose mba narahakomere cyangwa cyankagiri, ariko ndashima Yesu Kristo wampaye agakiza kuwe. Agakiza rero kafite ugahabwa n'uwo ari we wese. Bwira mwene so ngo n'uwo ari we wese, uko yaba ameze kose, ibyaha yaba yarakoze byose, yaba yarakuyemo inda, yaba yarishe umwana, yaba yarabigenje ate, yaba yarakubise abantu, yaba yarabambuye, yaba yaribye make cyangwa menshi, agakiza ntabwo kareba ibyo. Iyo kaje karafagira. Haleluya, haleluya. Gakiza, bwira mwene so ngo karahanagura. Agakiza karahanagura. Abo kahanaguriye tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Agakiza karahanagura, dutere haleluya. Agakiza kandashima Yesu ko kampanaguye, kakankuraho uwo mwanda wose w'urugomo, w'indwano, w'amafuti, nkaba ngenda nemye. Ndashima Yesu. Agakiza karahanagura. Komera Imana amashyi. Ni gute umuntu ahabwa agakiza? Nsomera Efeso igice cya 2:8. Some Abefeso ibice 2:8. Bibiliya iravuze ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye. Umeze? Kuko turabo yaremye. So mu murongo wa 8 gusa. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Byavuye ku mpano y'Imana. Ntacyo watanga ngo ugura agakiza. Agakiza n'ubuntu. Mbwira mwene so umukoze mu kiganza utagakiza n'ubuntu. Ukurikije agaciro k'agakiza kakadusabye ikiguzi kiremereye, ariko turashima Yesu ko gusa icyo twakoze ni ukwemera kukakira, naho ubundi n'ubuntu. Ongera umumbwire ngo agakiza n'ubuntu. Ntiwirengagize ubwo buntu bw'Imana. N'uyu mugoro ndagira ngo nkurarike nkwinginye nshuti yanjye, ntutahe utakira agakiza n'ubuntu. Ongera umumbwire utagakiza n'ubuntu. Timoteyo wa 2 igice cya 3:15 ngana ku musozo. Timoteyo wa 2 3:15. Kadusome izina rya Yesu. Aravuze ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Amen. Agakiza tugaheshwa no kwizera Kristo. Uyu mugoroba nshuti yanjye, niba utarakira agakiza k'ubuntu, ndakurarika, ndaguha ikaze, ndaguha umwanya. Birashoboka wenda kutanyuzemo nk'ibyo nanyuzemo. Olivier ashobora kuba ataranyuze nk'ibyo nanyuzemo. Abenshi hari igihe mbabona nkabona ku minwa yabo bataranyoye n'inzoga. Bamugisha hari igihe mbareba nkabona bafite rwose, twebwe twarazinyoye amaso aratukura. Ariko ndashima Yesu ko yampaye agakiza. N'uwanyoye ikirahure nawe yakizwa.
n'utaranyoye itabi nawe yakizwa ibindi. Imana yiteguye kuguha agakiza ku buntu. Imana yiteguye kuguha agakiza ku mbabazi zayo. Agakiza kagendanye n'imbabazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubw'imbabazi z'Uwiteka ngo nicyo kizatuma umuseke udutambikira. Agakiza iyo kaje umuseke uratambika. Agakiza iyo kaje umucyo uraza, umwijima ugahunga. Agakiza iyo kaje amahoro araza. Niwakira agakiza uzabona amahoro mu mutima. Ujye uryama usinzire wizigure kubera agakiza k'Imana. Ndagira ngo muri uyu mugoroba nze kukurarika, nze kugutumira ngusabe kwakira agakiza. Niko kwakira Yesu kandi ni ukumwakira mu buryo bwo kwizera. Ndangirize ku murongo w'Abatesalonike ba kabiri 2:13. Abatesalonike ba kabiri 2:13. Reka dusome Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. No kwizera ukuri. Uyu ni umugoroba wawe. Waba uri hano utarakira agakiza? Waba uri muri iteraniro wumva ukeneye agakiza? Waba uri muri iteraniro wumva ukeneye guturwa imitwaro? Waba uri muri iteraniro ukeneye bwa butabazi? Waba uri muri iteraniro ukeneye Yesu kwaguha agakiza ku buntu? Ndagira ngo uzamure ukuboko maze tugusengera Imana. Aho wicaye, Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha mwene data. Niba gufashe utambuke tugusengere. Mumufashe, protokole nibafashe batambuke tubasengere. Urahari nawe, ngwino rwose, ngwino pe. Shobora kuba warazerereye, shobora kuba warazimiye igihe kinini, shobora kuba warabaye mu byaha mu gihe kitari gito, ariko uyu ni umugoroba wo kukwakira. Uyu ni umugoroba wawe wo kwakira Yesu. Uyu ni umugoroba wo kwakira agakiza. Imana igufashe kandi ugize amahirwe wo kwakira agakiza ugifite imyaka mike. Imana izagukoresha pe. Imana izagukoresha mu murimo wayo. Imana izagukoresha mu bajene. Imana izagukoresha umaze gukura. Uzakura usaze urenge n'ikigero cyacu, uri umukozi w'Imana. Ese haba hari undi nawe ngo atambuke? Ngwino wakira agakiza nshuti yanyu. Natwe twakakiriye dutyo, natwe twakakiriye mu materaniro twumvise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ese nawe urahari? Waba usigaye tera intambwe uze nawe tugusengere. Niba hari undi usigaye nawe natambuke. Tugiye gusengera bene data n'abashiki bacu. Reka nsabe rubyiruko dukomere Imana amashyi twakira abajene. Inyungu z'iki gitaramo, inyungu za aparumu za mbere zirabonetse. Dukomere Imana amashyi tuyivugirize n'impundu. Inyungu zo gutegura amateraniro turazibonye. Abantu 7 icyarimwe ni benshi cyane. Mu gihe mu ijuru bishimira umwe, Imana iranezerewe cyane. Mu ijuru hari igitaramo. Twongeye dukomere Imana amashyi tuyivugirize n'impundu. Muzamure ikiganza cy'iburyo, muvuge aya magambo. Muvuge ngo Mwami Imana, duhagaze imbere yawe, tuje kwakira agakiza, kandi utubwiye ko ari ubuntu. Utubare ibyaha twakoze, ibyo twagendeyemo byose bitari byiza. Uyu munsi turabyihannye, turakwakiriye, tubere umwami n'umukiza, kandi amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu. Munyemere tubarambure ibiganza tubasengere. Yemwe abakiriye agakiza, nimurambure ibiganza dusengere bene data. Urakoze Uwiteka Imana, tuguhaye icyubahiro muri uyu mugoroba. Turagushimiye kuri Imana yacu, turagushimiye ko udukunda, turagushimiye ko utwitaho, turagushimiye ko uri umurengezi wacu. Turagushima ku bwa bene data baje imbere yawe
baje gupfukama, baje guhaguruka kugira ngo bakwakire, bemeye kuva mu cyubahiro, kuva mu byabateraga ubwoba, bakaba bahagaze imbere yawe, bamaze kwatuza akanwa kabo. Natwe turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zibabohore, imbaraga z'Imana zibabature, batandukanye n'ikibi cyose, imbaraga z'icyaha zihunge, myuka mibi ihunge, imbaraga z'umugome zibaveho, maze babohorwe, bahinduke abana b'Imana, kandi ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Hereye umunsi bagukurikire kandi bagukorere. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro ku bwabo, tugukomera amashyi, tukura ubwatsi mu izina rya Yesu. Amen. Munyure hano gato babafashe.